Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom shalom bakundwa bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi mbifuriza kugubwa neza no kugira impera z'icyumweru nziza mwinjira muri weekend. Ngarutse rero ku bwa Saveur Divine, kandi mumaze kubimenyera ko urubuga rwa Saveur Divine rubategura ibiganiro bitandukanye bishingiye ku ijambo ry'Imana mu rurimi cyane rw'Ikinyarwanda n'Ikirundi ndetse no mu Gifaransa n'Icyongereza n'Igiswahili. Turashima Imana rero ko Imana yabanye natwe iki cyumweru cyose gishize, kandi Imana igakorana natwe iby'ubutwari, kandi turashimira mwese mwabashije gutega amatwi no gukurikirana ibiganiro bya Saveur Divine. Imana yo mu ijuru yibaha umugisha, kandi bimwumva mujye bisangiza n'abandi kugira ngo turusheho kugarurira benshi ku mwami wacu Yesu Kristo. Iki cyumweru rero turimo tuganira ku masezerano y'Imana, kandi nk'uko mubizi buri wese agira amasezerano Imana agiye musezeranya. Buretse n'ibyo, Bibiliya yuzuyemo amasezerano menshi Imana yasezeranyije abayiringiye n'abayizera, nk'abizera umwami Yesu nk'umwami n'umukiza. Bene data rero dusangiye gucungurwa, ngiye muganira nitwa Bagabo Joseph, kandi ngarutse nyine ku bwa Saveur Divine. Ndagira ngo dusome amagambo y'Imana usanga mu gitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana 12:27 niwo tugiye kuganiraho uyu munsi wa none. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 14:27 baravuga ngo mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye, icyakora simbaha nk'uko abisi batanga, imitima yanyu nihagarare kandi ntitinye. Ari amagambo Yesu yabwiye abigishwa be. Arabya ngo mbasigiye amahoro, kandi agira ko amagambo akomeye. Arabya ngo kandi simbaha amahoro nk'uko abisi batanga. Arabya ngo ngiye mbahaye amahoro nk'uko nyine ngewe ntanga, sinanga nk'uko abisi batanga. Arabya ngo kandi imitima yanyu nihagarare kandi ntimutinye, kubera ko mbasigiye amahoro. Bene data abashiki banjye mwe mukurikirana cyo cya Saveur Divine, ndagira ngo nongere nunge mu ryabo muri rimwe ngo amahoro Yesu abantu be ntagira akagero ntarondoreka, ngo ajya ahumuriza abayafite, n'utayata nawe ntago yakurwaho. Aya mahoro Yesu atanga, aya mahoro Yesu yavuze adusigiye, aya mahoro Yesu yaduhaye, yarayatanze. Iyo utayataye ntuyakurwaho. Niko uyu muririmbyi yaririmbye, aravuga ngo amahoro Yesu atanga, amahoro Yesu aha abantu be, amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero pe. Iyo utayataye ntuyabura, ntuyakurwaho. Ikibazo ni ukuyata rero. Kandi tubonye neza ko ari isezerano Yesu yatanze. Aravuga ngo dore mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye. Yaravuga ngo amahoro yanjye ndayabahaye, muyagenderemo, muyabemo, muyakoreremo, muyaturemo. Icyakora simba nk'uko abisi batanga. Impamvu ki yavuze ijambo ngo simba nk'uko abisi batanga? Nuko ari ibintu bihoraho. Ibyo abisi batanga ntibihoraho, ni ibintu biri periodique, bigira igihe bikarangira. Rero yaravuze ngo amahoro mbahaye singiye kuyaba nk'uko abisi batanga. Uyu munsi umuntu wo mwisi yaguha amahoro, ariko y'igihe gito ashaka guhinduka, kaguteza ibibazo, kandi ari we muntu mwari mubanye neza, ari we muntu wagufasha kugubwa neza no kubaho neza, ariko ashaka guteza ibibazo. Umugabo mwashakanye, umugore mwashakanye, abana wibyariye, muri iyi si nta handi hantu wakura amahoro yuzuye uretse muri Yesu. Niyo mpamvu yavuze ngo dore mbasigiye amahoro, ariko simba nk'uko abisi batanga. Abisi batanga amahoro y'igihe gito ari periodique, abisi batanga amahoro ashirana n'igihe barimo, abisi batanga amahoro ashirana n'ibihe murimo, ariko Yesu atanga amahoro y'ibihe birebire. Aravuga ngo dore mbasigiye amahoro, kandi amahoro yanjye mbahaye ntago ameze nk'ay'abisi batanga, ko ay'abisi batanga arangira. Muzabireba kenshi, uwo mwabanaga uyu munsi siwo mubana ejo, uwo mwakundanaga umunsi siwo mukundana ejo,
uwo mwari mubanye neza ejo ushobora gusanga ari we muhanganye, uwo mwari mubanye yari inshuti yawe magara usanga ejo ari we mwanzi wawe rutura. Ibyo bivuga iki? Bivuga ngo uwaguhaye amahoro uyu munsi mu isi ntabwo agumya kuyaguha iminsi yose. Yesu aravuga ngo dore ngiye rero mbasigiye amahoro kandi si nk'aya y'ibisi batanga, ni amahoro adashira. Niyo mpamvu muri ibyo bivuga ngo amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero, ntajya arangira ngo kereka n'utata ntabwo yakurwaho. Kandi ikindi kintu gitandukanye n'amahoro Yesu atanga n'amahoro abisi batanga nuko aya mahoro Yesu atanga akora mu bihe byose. Amahoro abisi batanga hari igihe adakora mu bihe byose, ariko aya mahoro Yesu atanga akora mu bihe byose. Twagiye tubona abantu benshi muri Bibiliya bagiye buzura aya mahoro atari uko bari mu bihe byiza, bakaba bari mu bihe bibi ariko bagatunga aya mahoro. Ngo yitwa Dawidi yigeze yabivugaho, aravuga ngo njye ndyama nkasinzira kuko shyigikiwe n'Uwiteka. Ayo ni amahoro Yesu yari yamwujuje, aravuga ngo njye ndyama nkasinzira kuko shyigikiwe n'Uwiteka. Ariko wakubwira aho yarari naho yaratuye muri icyo gihe yari mu ntambara zikomeye, kandi ngo abanzi bari bamusatiriye, ariko ntiyabura ibitotsi, ntiyabura gusinzira kubera ko yari yuzuye amahoro Yesu atanga. Aya mahoro abantu bajya bayatunga bari no mu bihe bibi. Aya ngayo witwa Yobu yari yatunze ari mu bihe bigoye, abana bamushizeho, mudamu yamuvuyeho, bitungo yamushizeho, ibintu byose byamuvuyeho. Aravuga ngo ntazigera yikuraho kuba inyangamugayo kuko yari yuzuye amahoro Yesu atanga. Aba Stefano barayatunze mu bihe bibi barimo batera amabuye ngo bareba abanzi babo, barababwira ati Imana bawe ko mutazi ibyo mukora, ngo ahubwo buzura amahoro, barararama bareba mu ijuru, babona ururembo rukingutse, babona umwana w'intama yicaye aho ngaho. Bene data bashiki banjye, mwebwe muteze amatwi kino kintu cya Save Divine, ndagira ngo kuri uyu mwishi cyangwa se kuri iyi munsi wanyu musoza iki cyumweru turimo, bifuriza kuzura amahoro Yesu atanga atara nk'ay'isi batanga. Mahoro wahabwa n'umuryango ajya arangira, mahoro wahabwa n'urushako ajya arangira, mahoro wahabwa n'idini ajya arangira, mahoro wahabwa n'iki cyose ajya arangira, ariko amahoro Yesu atanga ntajya arangira, ntagira akagero, kandi ayo ngayo ugahumuriza abayafite. Uzareba batubanjirije bajya bahura n'ingorane zikomeye, intambara zikomeye, kubera gutunga aya mahoro bikabahumuriza bakabaho mu buzima buguwe neza kandi ubuzima bwiza. Mwene data mushiki wanjye rero, mwe mutanga amatwi cya Save Divine, turabifuriza kuzura amahoro Yesu atanga. Yarengeje akantu nkunda cyane, aravuga ngo imitima yanyu nihagarare kandi ntitinye. Haleluya. Uyu muntu wuzuye amahoro Yesu atanga, Imana iramubwira ngo umutima wawe ntuhagarare kandi ntutinye. Uzareba impamvu abantu baba mu bwoba budashira nuko babuze amahoro Yesu atanga. Impamvu abantu imitima yabo bahagazemo nuko batuzuye amahoro Yesu atanga. Ngo ariko aya mahoro Yesu atanga atuma umutima utaguhagararamo kandi akumara ubwoba. Rega ibyo ureba imbere byagutera ubwoba, niko kuri. Aho isi igeze byagutera ubwoba, aho ibintu bigeze byagutera ubwoba, ibyo tubona imbere biteye ubwoba. Ariko iyo wuzuye amahoro Yesu atanga, umutima ntukuvamo, ntuguhagararamo kandi ntugira ubwoba. Bene data bashiki banjye, ndabifuriza kuzura aya mahoro Yesu atanga. Ndacyagaruka cyane kuri wa muririmbyi wavuze ngo ntajya agira akagero, ntagira igipimo wayapimamo, ngo kandi aya mahoro ngo nutayata ntago wayakurwaho. Ndakwingingira rero, ni wowe warayahawe kuyagundira, ni wowe waragiriwe n'ubuntu n'Imana ugahabwa aya mahoro Yesu atanga. Yagundire, komeza icyo ufite, hatagira ukwambura icyo wahawe kizima. Wowe utari wahabwa aya mahoro Yesu atanga, ndakwingingira kumumenya nk'umwami n'umukiza, ukamubwira byose nk'inshuti yawe. Niko muri imyundi yaririmbye, yaramye ngo bwira byose Yesu nk'inshuti yawe. Niwe muntu muzima, niwe muvandimwe muzima, niwe mukunzi muzima. Niko yaririmbye, bimubwire nk'inshuti yawe kandi byose arabigufashamo, akuzuza amahoro utigeze ubona. Bibiliya iduha ingero nyinshi cyane. Twereka umudamu umwe w'umusamariyakazi wari urushye, yaruhiye mu bagabo, umunsi agashaka umugabo ntabona amahoro, ejo agashaka undi ntabona amahoro. Aruhira muri iyo mico rwose yo kwinjiza abagabo mu rugo rwiwe, amahoro ariko arayabura. Ariko umunsi yahuye na Yesu, ngo yamanukanye amahoro, agenda n'ibyishimo. Wasubira mu mudugudu arababwira ati mureke dushime Imana, umwami Yesu yanyujuje amahoro. Si uyu wenyine, hari umugabo witwa Zakayo wari umugabo rwose ushinzwe ibyo gusoresha. Umunsi umwe ngo ahura na Yesu, amahoro yuzuriwe. Baravuga ngo ibyo nambuye ndabisubiza abo nambuye, kandi ibyo ntunze ndabiha abakene. Yuzura amahoro. Bene data bashiki banjye, reka mabwire ngo nta kindi cyatwuzuza amahoro uretse gutunga Yesu nk'umwami n'umukiza. Aya mahoro kandi atanga ni kimwe mu byatwemereye, n'uteta ntago wayakurwaho. Yarabye ngo dore mbasigiye amahoro, ngo kandi amahoro mbahaye ntago ameze nk'ayabisi atanga.
mwene data mushiki wanjye, weho ufite aya mahoro yagumane, yagundire, ntagire uyakwaka. Wowe utari watunga amahoro Yesu atanga, mwakire nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, nawe wuzure aya mahoro. Ibi nibyo mbifuriza. Ndaje rero mbifuza kuzura amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo, uburyo butuma tubaho imitima itaduhagazemo kandi tudatinya, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mugire weekend nziza kandi Imana y'ubuntu, Imana y'amahoro, buzuza amahoro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.